Itangiriro ibice 26. Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Umurongo wa mbere. Indi nzara itera muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ntumbanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe, nguhe umugisha, kuko we n'urubyaro rwawe nzabaha ibihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibihugu byose. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko Aburahamu yanyumviraga, akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze. Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we, arabasubiza ati, ni mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati, ni umugore wanjye. Abantu baha be kunyica bampora Rebeka, kuko yari umunyagikundiro. Amaze igihe kirekire, Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya, abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati, biragaragara yuko ari umugore wawe, ko wavuze uti ni mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati, nuko nibwiraga ntibe kunyica bamumpora. Abimeleki aramubaza ati, ibyo watugize ibyo ni ibiki? Byashigajeho gato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe, ukadushyirishaho icyaha. Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati, uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Isaka abiba muri icyo gihugu, muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye, Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari bayashibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo, kuko uturuta cyane. Isaka avayo, abamba amahema ye mu gikombe cy'i Gerari, aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye, Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari bayasibye, Aburahamu amaze gupfa. Ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati, ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati, none Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha, ngwize urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Yubakaho igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abambaho ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Maze Abimeleki ava i Gerari, ajyana aho hari na Ahuzati inshuti ye na Fikoli umutware w'ingabo ze. Isaka arababaza ati, niki kibazanye aho ndi kandi munyanga, mwaranyirukanye aho muri? Baramusubiza bati, twabonye neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe, turavuga tuti, dushyire indahiro hagati yacu nawe, kandi dusezerane nawe yuko utazatugirira nabi, nkuko natwe tutakwakuye, ahubwo twakugiriye neza gusa, tugusezeraho amahoro. None uhiriwe ku Uwiteka. Nuko Isaka abatekera ibyo kurya, bararya baranywa, bazinduka kare bararahiranya. Isaka arabasezera, bamusiga amahoro. Kuri uwo munsi abagaragu ba Isaka baraza, bamubwira iby'iriba bafukuye bati, tubonye amazi. Aryita Sheba, nicyo gituma uwo mudugudu witwa Berisheba na bugingo n'ubu. Esawu amaze imyaka 40 avutse, arongora Yuditi mwene Beri umuheti na Basemati mwene Eloni umuheti, bababaza imitima ya Isaka na Rebeka.